yitwa Irene Murindahabi ndetse n'umukunzi we nyine bamaze gusezerana imbere y'amategeko. Ni umuhango wabereye muri Rwamagana, dore ko ari n'ibintu byagizwe ibanga ku rwego rwo hejuru, by'umwihariko itangazamakuru ntabwo ryari rihari. Uyu Murindahabi yasezeranye rero ku mugaragaro n'uyu Liliane nyine bitegura kurushinga hafi mu kwezi kwa munani, ejo bundi cyane nibwo bitegura nyine kurushinga. Aba bombi ari no bazasezerana nyine imbere y'Imana. Nubwo ibi byose byabaye rero, hari bamwe rero mu bakurikirana hafi Irene Murindahabi, by'umwihariko nyine inshuti ze zitabashije kuhagera, aho bamwe rero bagiye bibanda ku iki kintu Irene yahisemo gukora, aho yagize gutya ubundi arifata ajya gusezerana, ndetse no mu bamwe mu bashuti be nyine batabizi, aho rero nk'abavandimwe babanye muri Empire, by'umwihariko nka New Bosco, Itsinda Vestin na Dorcas. Abangaba rero akaba aribo bantu twavuga hafi cyane bagiranye ibihe byiza, ndetse bakaramuhaye n'izina Irene Murindahabi rikaba ryaramamaye kugeza amagingo aya. Aba bose ntabwo bagaragaye muri uyu muhango, ndetse benshi bakomeje bibaza bati ese koko Itsinda Vestin na Dorcas ntabwo bazaza gushyigikira uyu Irene Murindahabi? Nubwo Irene rero yakoze umurenge, ni ukuvuga nyine uyu Irene Murindahabi rero aritegura nyine kurushingana n'uyu Liliane, akaba rero bivuga ko uyu Irene Murindahabi ashobora kuzakomereza urugendo rwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibratangazwa, ariko biravugwa nyine ko Irene nyine itangazamakuru yazari komereza hariya muri Leta Zunze Ubumwe, dore ko uyu Irene yagerageje no kujyayo igihe kinini. Murabyibuka ko no mu gihe cyashize uyu Irene yigeze kujyayo, ubundi biravugwa bati Irene yamaze gusezera mu Rwanda ntazongera kugaruka, ariko nyuma y'igihe gito mwagiye kubona koko aragarutse. Haribazwa rero niba uyu Irene Murindahabi namara gukora ubukwe atazahita agenda akabura burundu nk'uko twagiye tubura bamwe basitari bandi bagiye batandukanye. Irene rero yasezeranye imbere y'amategeko n'umukunzi rero wenyine uyu Liliane, ari nako Nyambo nawe yari amaze gusezerana imbere y'amategeko mu gihe gishize, nawe rero bitegura kurushinga, nubwo we ataratangaza itariki nyamukuru azabasha kurushingiraho n'umugabo we Richard. Mu kiganiro bagiranye na Rwanda, uyu Nyambo Jessica yagarutse rero ku mugabo we, avuga ko umugabo adakoresha imbuga nkoranyambaga, kandi nyamara mu by'ukuri yaramaze kumuzana kuri izi mbuga nkoranyambaga. Bamwe rero bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bamwibasira, ndetse bagenda banabigaruka mu buryo bagenda batekereza. Gusa rero haribazwa rero n'ubu Irene Murindahabi azaza gushyigikirwa n'itsinda yareze cyangwa se abana yareze. Kugeza amagingo rero bakaba baramaze gutandukana nyine, ariko akaba yarabahaye brand nini cyane, ariko tutibagiye nawe rero ko bamuhaye brand nini cyane ya Empire, by'umwihariko ikaba yarabonye akandi kana cyangwa se ikaba yaribarutse Shopper, ndetse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Icyo ngusaba no kwakana subscribe, gafungura n'inzogera kugira ngo byose byiza biri hano bijye bikugeraho 5 kuri 5.